Rwema na mushiki we Feza rwambikanye, kuko Feza amabanga yose abikiye Rwema ashaka kuyabwira Swara musaza wa Bruno, kuko Feza yarakaye cyane. Rwema afite ubugome ndengakamere, ubugome bwa kinyamaswa. Mu by'ukuri bavandimwe bene data, tugiye kurebana iki kiganiro twanariza iyi filime Intambara y'Ubuzima. Iyi ni episode 9 dutegereje iri bubagereho kuri uyu munsi rwose ku isaha y'isaa 5 zuzuye mu gihugu cy'u Rwanda. Episode turaba tuyisohoye, niyo mpamvu rero twemeye kuza kuri mikoro tuganire nk'uko bimenyereye mu kiganiro Intambara y'Ubuzima analysis. Twanariza dukubita tubangura tureba ibyaranze igice cy'ubushize, twirebera n'ibiraranga igice gikurikira, muduhereza ibitekerezo, kuko ibitekerezo byanyu nibyo bituma dusohora indi episode, kandi mubona ko ibyifuzo byanyu rwose tubisubiza, kuko ibitekerezo mwagiye mutanga turabikusanya tukareba iby'ingenzi cyane byahura n'ibyo tubaha, ubundi akaba ari byo dukora. Ese wowe Bruno kababaye cyane kari muri gereza, Rwema kari we wamushirishijemo kandi arengana amubeshera ko yafashe umwana w'imyaka 5 ku ngufu. Bruno twari tuzi nk'intungane, nk'umusore n'imico myiza w'icyizere gisesuye, wabona yakora ibi bintu, kandi mwarabibonye ko atigeze abikora, ahubwo ari agatego. Rwema ibi bintu yari yarabipanze kuva na kera, we na mugenzi we Richard umugome cyane umugira inama yo kwica Bruno. Bruno arababaye cyane, gusa se Swara we urabona adakomerewe bavandimwe. Nubwo tuvuga ngo Bruno arababaye cyane, kubabaraho arababaye cyane disi byarenze n'umupaka, kuko n'ubwicanyi ndengakamere. Kugeza ubu Bruno ntituzi aho afungiye. Mwabibonye muri episode 8 ubwo Swara yasabaga Rwema ari we oncle we imbabazi, arapfukama ku mavi ye abiri aratakamba ati rwose oncle mfasha basi tujye gusura Bruno. Mwabonye ko Swara yataye amarira ararira cyane, gusa birabaje cyane kuririra mu maso y'ushaka kushavura, kuko Swara we rwose mind ye low iri hasi cyane, imitekerereze ye. Niyo mpamvu we akomeza kugira ngo aba ni abantu beza. Rwema n'umugore we Sara ni abagome cyane. Swara aba ari kubereka amarira, kandi bo bashaka ahubwo kubona ahogora cyane. Rero biba bibabaje cyane kuririra mu maso y'ushaka kuhogora bavandimwe. Birababaje cyane kuva Swara na Bruno babura umubyeyi wabo Julienne bari basigaranye. Birababaje cyane, bahuye n'ubuzima bubi, kuko papa w'aba bana ngo yakoreye uyu muryango ubugome bukabije. Gusa we ntabwo turamubona, ntituzi ngo aracyabaho cyangwa se yarapfuye, kuko n'uyu Swara na Bruno ntabwo bazi irengero rya papa wabo. Gusa ngo papa wabo yakoreye uyu muryango wa Rwema ubugome bukabije, akaba ari byo bituma babishura bakaryozwa ibyo papa wabo yakoze. Mwabonye ko Rwema ari we wishe mama w'aba bana Julienne, ava kuri isi y'abazima, ndetse n'imitungo yabo barayinyaga bashiramo abantu baje bigize abakozi ba banki. Ibyo byose mukunzi wa filime Inzira y'Umusaraba nizere kubizi. Ahubwo reka dukomeze mu gice cya 9, koko niba ufana iyi filime yacu Intambara y'Ubuzima ikubiyemo ubutumwa, inyigisho, gusa inete ya gahinda, ndizera ko rwose episode 8, nizere ko we turi kumwe muri iki kiganiro izi episode wazikurikiye, kandi nakubwiye ko mu kanya ku isaha y'isaa 5 turabahereza igice cya 9. Rero reka twikomereze twanariza twiganirira muri iki kiganiro. Niyo mpamvu twemeye gushingura urubuga kugira ngo twiganirire turuhure mu mutwe, gusa iyi filime muyikuramo isomo rikomeye cyane. Rero aha niho muduhera ibitekerezo byanyu tukabyanariza kugira ngo dukuremo indi episode duhaze kwifuza kanyu. Hari abashaka ko hari bimwe bivamo bitewe n'ubugome ndengakamere bukubiye muri iyi filime, hari abo bitera ubwoba, rero bakadusaba icyifuzo cyo korosha ibintu. Niyo mpamvu turi hano ngaha nawe, niyo mpamvu twabwira ngo kugenda utanze igitekerezo cyawe bitwereka ko filime tubagezaho rwose mutayishimira, kandi kubiyemo ubutumwa buhambaye twayiteguye igihe kirekire. Rero reka twikomereze twanarize episode ya 8 tureba episode ya 9 uko iri buzi imeze, kugira ngo rero ku musozo w'iyi video uze kuduhereza igitekerezo cyawe. Muri episode 8 twabonye ko Rwema na mushiki we Feza twari rwambukanye cyane, kuko Feza we ashaka kubwira amabanga yose abitse ya Rwema from A to Z, ashaka kuyabwira Swara mushiki wa Bruno. Ikibazo Swara afite mind iri hasi disi, niyo mpamvu Feza aba adashaka kumubwira ibintu byinshi, kuko Swara we imitekerereze ye iri hasi cyane kurusha ya musaza we Bruno. Akabona ari byo azize Bruno rero, kuko we ni umuntu ureba kure, nubwo ari we muto kuri Swara, ariko Bruno afite mind ngari kandi aratekereza cyane. Rero Rwema yaketse ko yazamuvumbura, kuba yamutaye muri yombi ni ukugira ngo abashe kwikubira imitungo
imitungo ye niyo bamukatira imyaka 25 cyangwa burundu Rwema ntibimureba, ariko nyine niyo yaba 25 Rwema yavuze ko azaba yaranogeje umugambi we, noneho imitungo yabo yose yarayisubije. Gusa Rwema yaje kugirwa inama n'umugabo mubi cyane. Uyu mugabo urimo uvuga ikirimi cyahariye mu baturanyi, ndavuga ikirundi, ni umugome cyane, bamwita Richard. We akaba yagiriye inama, yarashaka ko Rwema amena amaraso ya Bruno. Gusa Rwema aravuga ati sinamena amaraso y'umwana wanjye rwose, igihe niciye birahagije, ariko se ubundi kumufunga burundu byo bicyaniye no kumwica. Gusa rero Richard we nta n'impuhwe nta n'imiyaga yagiriye Rwema igitekerezo cyo kugira ngo aho Bruno afungiye bazashaka undi musore bamute muri gereza bamwishyura amafaranga, ubundi yiyenze kuri Bruno nagira ngo aratushije ahita amwica amugusha muri gereza. Ubwo nyine ubuzima bwa Bruno burangiriraho. Icyo nicyo gitekerezo Richard yaje kuba yaha Rwema. Ni umugome cyane. Bruno disi ari mu mazi abira isaha n'isaha, ushobora kumva ngo yapfuye. Ese urabona byagenda bite muri iyi filime Bruno aramutse abuze ubuzima? Ibyo mu byitege rwose, ndabona Rwema ari seriye cyane, kandi na Swara ashaka kwicwa. Swara nawe aho ari ntabwo ameze neza. Episode 8 yirukanwe n'uyu mugore wa Rwema ari we Sara. Yamwirukanye rwose, hari mu igicuku kinishe bya danje nibwo yamwirukanye. Gusa Swara kubw'amahirwe aza kuguma nyuma y'igipangu, imbwa zimoka cyane n'ibindi bikoko mu ijoro. Gusa hashizeho iminota 5 Rwema abaratashe, ahita amugarura mu nzu, abwira Sara umugore we ati ntukongere na rimwe gusohora uyu mwana cyangwa se gukora ikintu utambwiye. Ibi byose byari bigiye no kubateranya kuko bari bagiye no gushwana. Gusa Swara yese asabitwe imbabazi na oncle we, ariko nanone si imbabazi ahubwo ni ukugira ngo apfe kuba bayaho batubanyuzamo ijisho. Naho ubundi nta mpuhwe Swara afitiye, ibyo kurira byo ntabyo bitayeho. Kuririra mu maso y'abashaka kuhogora rwose ni ikosa rikomeye cyane. Swara imirimo yose yo mu rugo ni uyitunganya, ubu yabaye umukozi, bya bindi yikoraga atibi iwabo ngo ntiyakata inzara byamuvuyemo rwose, kuko asigaye anarara mu kazu kabi cyane. Mu kazu k'umuzamu ni hasigaye arara, yewe niwe woza amarido, amakuvururi ni ufura, dore ko yategetswe no gufura imyenda ya Rwema ari wonkere we, imyenda ye y'imbere nk'amaboksa. Sara yamubwiye ko nayo agomba kuyafura. Birababaje cyane bavandimwe kubona Rwema niba ari imitungo yose amaze kugira, kandi yose ni iy'aba bana, gusa akaba anakibakorera ibyamfura mbi uku nguku, abakina ku mubyimba uwari onkare ukamubera umukozi. Birababaje bavandimwe, kandi bigenda biba muri iyi si dutuye. Nyagasani rero reka duhanga amaso. Ese Rwema iyi ngingo rwose yo yanteye ubwoba cyane, kandi ntabwo nava kuri mikoro ntayibabwiye. Ese Rwema amabanga yose ko yayabwiye umugore we Sara from A to Z, umunsi Sara yamuvuyemo bizagenda bite? Ko Sara nawe twabonye ko ari umugome nta keza ke. Mu by'ukuri mwabibonye ko ubwo Rwema yagaruraga uyu mwana mu nzu nibwo yese aje kuryama. Gusa umugore we yabonye ko amusuzuguye, ni umuntu ugira umushiha. Sara rwose ni umugore mubi cyane. Ubwo rero bari mu cyumba, Sara yanze kuryama, abwira Rwema ko azajya arafumbatse amashuka, yakina gusohoka Sara akabona kuryama. Urumva nyine ni bya bindi by'abagore n'abagabo, ntabwo twabyivangamo. Gusa nyine ntabwo babanye neza, bigezaho Sara yanze kuryama kubera ko batumvikanye neza. Gusa Sara we yumvaga ko bakwirukana Swara. Ese bavandimwe, ubundi amwirukanye yakunguka iki? Swara ko nta kibakora aha kuyu atana bavumbura ko tubona ko imitekerereze yiri hasi. Sara yashira umutima hamwe. Gusa Sara ni umugore mubi pe. Niba hari n'undi urukunyumva umeze nk'uyu mugore, wisubireho. Kandi nawe mugabo umeze nk'uyu Rwema, uyu ufite ubunyamaswa, wisubireho rwose. None se Rwema ko amabanga yose yabwiye Sara from A to Z, gusa nanatunguwe pe. Sara ni umugome cyane. Nge nari nzi ko ari bubabare, kuko ntabwo yari azi ko Rwema ari we wishe Julienne. Ibyo rwose Rwema yabimubwiye, kandi Rwema amubwira ko ari we wafungishije Bruno, ko ari we wari wamuteze iriya kariso yari yasizemo amaraso, kandi avuga ko ari we wanyaze iriya nzu yabo. Wa munsi yatumaga Junior agenda yigize umukozi wa banke mukuru, akabaka inzu yabo, akababwira ko bagomba kuyisohokamo. Byose yabimubwiye rwose. Nge nari nzi ko Sara ari we uhita ashigukira hejuru, bitewe n'uko batari bamaze no kumvikana nyine, kuko Rwema yari amaze gukora ibihabanye n'ibyo Sara yari ashaka.
kutwereka umugore w'umugome nk'uyu ahubwo yasetse cyane pe, yasetse rwose. Sara aravuga ati ibyo ntabwo bihagije, ahubwo Bruno ndetse na Swara nabo tugomba kubica burundu kuko ibyo papa wabo yadukoreye birakabije cyane. Ese bavandimwe, Sara ko yahise asaba imbabazi rwose, yapfukamye ku mavi pe. Mwongere murebe episode 8, yapfukamye ku mavi aratakamba asaba icyifuzo cyo kwica Bruno ndetse na Swara. Yatakambye ati rwose mugabo wanjye Rwema, mugabo nkunda, reka twirire imitungo dutuje nta mbeba cyangwa se sarumfu duhagaze hejuru, dukindure aba bana Bruno ndetse na Swara. Yanabivugaga mu mvugo mbi cyane pe, igayitse, imvugo wagira ngo we si ikiremwa muntu rwose. Uyu mugore aratangaje, nubwo amuvuga ngo uyu mugabo ni umugome. Rwema yaba afite umufasha mwiza nawe yamugira inama, kuko arega urugo nimagirirane. Umugabo yatatiye igihango umugore aba agomba kumugarura, ariko se iyo umugore bose bahwanye, wujuje umutima wa kinyamaswa, wuzuye ubugome cyane, ubundi urumva urugo rwagenda rute? Rwose nubwo Rwema ari umugome cyane, gusa n'uyu mugore we bahuye bahwanye pe. Ibaza umuntu w'umubyeyi w'umumama, noneho biteye agahinda bavandimwe kumubwira ko ari we wishe abana ukica mushiki wawe. Murabizi ko Rwema ari mushiki wa Julienne ndetse na Feza, ahubwo umugore agaseka cyane agahita avuga ati mugabo wanjye rwose uri umuntu w'umugabo, ahubwo dukindure n'aba bana bapfe burundu, twisigarire imitungo, dusigare twidagadura tuyikunamyemo. Umuntu w'umugore uzi ko igiseke iryana, kandi uzi ko anytime ushobora kugenda metero 2 kuri 2 rwose ukabisiga, kuko nta n'igiceri cy'ijana wajanayo. Ubwo uwo ni umubyeyi koko, urumva ubugome butamwuzuye mu mutima. Shange natunguwe pe, natunguwe bavandimwe, numiwe cyane. Nubwo mugira ngo iki, nahahamutse pe. Ese nawe urumva ubu bwicanyi butarenze ndengakamere? Ubundi se Bruno hariya muri gereza ariko Rwema atazi yari, ko mwabonye ko Swara yatakambiye Rwema amubwira ati basi tuzajye kumusura. Rwema akavuga ko atazi niyo aherereye. Urumva urupfu ruruta urwo ari uruhe? Ko mwabonye uko yakiriwe muri gereza, ni kashi n'inki zo mu matama, baramukubise cyane, baramuhondagura mu nda haramurya. Gusa abavandimwe si ukubabesha, aba bana njye banteye agahinda. Bruno ndetse na Swara barababaye cyane, gusa Swara we basi ari kubona ibyo yakoraga ko biri kumugaruka. Ese Bruno arazira iki? Arazira ubwenge bwe no kureba kure ngo one day atazavumbura Rwema. Bruno arazira ubwenge bwe yiherewe na Nyagasani, gusa Imana izamutabara one day, ari igihe byakunda, cyangwa se tukabona arapfuye. Gusa birababaje bavandimwe, niyo mpamvu rero natwe tuba tugomba kugarukira hasigaye akanyu k'ibitekerezo, kuko rwose iyi filime tubaha ni nziza cyane, kandi twizere ko ibakora ku mutima kandi mugakuramo ubutumwa bukomeye cyane. Bavandimwe rero, iyi ni episode 9 dutegereje. Twanarizaga episode 8 tureba ibyayiranze, muduha igitekerezo cy'uko mubona episode 9 iri buze imeze. Twababwiye ko mu kanya ku isaha y'isa 5 iraba ibagezeho rwose 5/5. Birababaje cyane bavandimwe, birababaje. Iyi filime rwose ni benshi cyane bahura n'ubu buzima, niyo mpamvu tuba twarayikoze tuyitegura igihe kirekire, kandi ntabwo tugomba kubaha ibidakwiye. Niyo mpamvu ducishamo agahe gato rwose kugira ngo mubone indi episode. Tuba tugomba kubaha iby'ingenzi kandi binoze bifututse, nta mpamvu yo kubaha ibipuratano cyangwa se kubasondeka. Rero birababaje cyane bavandimwe. Disi wowe ukurikira iki kiganiro ni iby'igiciro cyane, reka dukurikire episode ya 9 iri butugereho kuri uyu munsi, turebe ese biraza bimeze bite. Gusa birababaje cyane pe, birababaje, kandi wowe ukuramo ubutumwa ni iby'ingenzi cyane. Twizere ko hari ikigufasha muri ubu buzima bwa buri munsi. Nawe ushobora kuba umeze nk'umwe muri aba bakinnyi, gusa ihangane ubiharire igihe nicyo gikemura byose biba kuri iyi si. Bruno nawe igihe nikigera tuzabona Imana ibikoze. Gusa gira inama Swara, ugira inama Rwema, ugira inama Feza, niba koko aya mabanga ari ngombwa ko yavuga, cyangwa se agomba gutanga iki kigabo ngo ni Rwema kuri polisi. Bagira inama, kandi ugira inama n'uyu mubyeyi Sara umera gutya, kandi azi ko nawe yabyara, noneho we ni n'umugore rwose. Biba bibabaje cyane pe, nubwo mbivuga mukagira ngo biroroshe, ntabwo byoroshe. Rero jya ukurikira iyi filime yacu, turabakunda cyane. Ufite igitekerezo, inyunganizi, ubufasha, cyangwa se gutera inkunga iki kiganiro, waduhamagara kuri nimero ziri ku muyoboro wacu.
rwose kuri Gazichess TV nimero zirahari wahita utwandikira, cyangwa se ukeneye kuduha igitekerezo muri iyi filime nabyo byandike muri komenti kugira ngo tumenye niba koko ibyo tubaha bibageraho kandi bibanyura. Kandi ubonye iyi video wayikunze wayiha like, ugakora handitswe share cyangwa se partage, ugasangiza inshuti zawe iki kiganiro nabo bakiyumvira iki kiganiro ubundi tukiberaho nta rungu. Niyo mpamvu rero twiyemeje gushingura urubuga. Njyewe ubu uri kuri mikoro ni Kagezi King, naho uyu muyoboro ni Gazichess TV. Niba ufite igitekerezo, inyunganizi, ubutumwa cyangwa se indi nama watugira, cyangwa se nawe ukeneye kuduha ibyakubayeho, ubuhamya bwawe, watwandikira muri comment. Rwose turapdate 5 kuri 5. Ibitekerezo byanyu turabisoma cyane, ni ingenzi kandi nta mpamvu yo kugenda utaduhaye igitekerezo. Turabakunda cyane all members family, turabemera cyane. Rero iyi filime nibibashimisha mu bitugaragarize, mutwereke imbamutima zanyu muri comment. Kankubwire ngo dusoreze ahangaha, ubundi duhure mu kanya ku isaha y'isa 5 muri episode 9, twese duhanze amaso turi benshi cyane.